nubwo byigeze bishya apfa kujya akangaha. Nandi guhekenya kemwe n'ugupfa guhekenya mwe none se kizuba riba ryaranze. Be madam mpanye ko wazindutse? Ewe nazindutse umuntu nende gutera ino ntabire akavura gari kare kagwe najya mfatirane hakirimo amafu nyine byo. Ase shaho uje wihangana nyine nazo ko navukiye mu mujyi. Oya cyambere se ko ari uko nkukunda kandi ibi bintu nkambizi ko nawe utabishoboye ariko hari ibindi ushoboye nanjye ntashobora. Ari guhekenya kembe rero Kwakwese kandi uvuye muri bya biti byo ku rugo hare hasi ntagira ihangane ndaje ntere vuba vuba tugende tujya mu rugo nteke ndebe ko warya kubera ko ndabona n'amasaha amaze gukura akazuba karavuye. ahubwo nibagiye kukubwira nze kuri ya myumbati mbona yose yumye nimba ari ikibazo abana bari kujya bayicukura hasi. Wa muntu wasanga bwo ngubwo harimo n'abajura bari kuyicukura rero ari akanya kabaye gake ari kireza. Hewe no kuzagira tukayikura tukayijyana no ku isoko rero dore ubukene bumeze nayo muri iyi minsi. Suzi se ko ni Suzi ko n'abana bagiye kujya ku ishuri se ahubwo nungutse igitekerezo kaburyo umuntu yayigira ajya nukuyanika nukuyigira ute akayinika kubugare bwo bufite amafaranga. Twabigerageza kandi bwazadutabara twagerageza tukabikora kuko nta nubwo itinda dore hariho n'izuba yahita yuma hanyuma ubundi tukajyana ku isoko imeze neza tukabona agafaranga gatubutse. Ego umuntu agobokwa niki shange n'ubugare ko ndabukunda nimba ari uko biba byoroshe kubumira kigara ariko numva ngo ubugare nibwo bwa mbere. Oya impamvu biroroha ndarushye no kwicara wakwicara mu gacucu se hanyuma ukabunganiriza ko ngiye gusoza. ntabwo se uzandamirwa ra shari ubwo se nakurambira yego ko ariko se ko noneho mbona n'umukandara udafunze ni inzara gusa byagenze gute? Ntabwo ari inzara wa cyangwa niko abantu b'i Kigali mwambara ono ubusirimu da nukura kumenyera kwicara ku modoka buri kumenya ko wakuze. Narakuze ko kubera iyo wicaye mu modoka uhita ufungura gutya kugira ngo utakwangiza. Nanjye ndaje ntangiranye nambara ibitenye nyine nuko nyine mbaraje mu bitaka. Ntabwo ngibyo bintu mbikunda reka hanyuma ubwo tagumye niyambarira ipantaro igutwaye iki n'irihinga ryanjye se ntabwo bizakugorara. Abana babiri nibo bagiye gutuma ubu umukecuru y'amapantaro arahenda ariko nzagerageza nimbona kandi kazi nzajya nanjye nyakugurira. Nta kundi twabigenza nta kundi twabigenza. Nari nshoje rero gutera ino ntabire ndumva wongereje twataha umuntu akajya kuruhuka umuntu akazasubira n'ejo. Ego man aka kantu niko konyine tugiye gucyura. Reka ndarushye pe nanjye rega igihe maze ntahinga n'ikinini nawe reba imyaka 10 maze i Kigali reba igihe nagakiye guhinga ntago nakurambirwa ahubwo ndibutse. Ruremesha arampamagaye kanze katuri mideni amafaranga agiye kuyaduha namwe ngo muvugishe mu kandi ntabwo ajya yambura agerageza reka tugere mu rugo
hanyuma ujye ufata inzira ujyayo turebe ko hari ikintu yakumarira. ariko kera reba akagafata kera wari akajene nakubwira oya n'ubu ndacyari umujene kare kubita kari maze kugira